Niye story zisekeje wengeze kubaho mu bintu bijyanye no guteka no kurya no kugira nuko nigeze guteka inyoni ikibokoriye urumva iyi nyoni yari imeze ndetse yitwa igishonda oya nibyambajije ariko sinakiriye bayita gute igishondanye Usko natangiye kugufana nkiba mu byaro nabibonye wisara nta bisobanuro byinshi bikenewe bishinda murongo ya karabaye ahubwo ni bandongo mu ndongore ariko cyacu uzi guteka oya ni bandongore nta kintu nazi guteka noneho mpiga icyo bita chakula pilau ndagukubita bita pomsote oya ahubwo ngiye nuko nabuze umugabo ndongora naho ubundi ibintu byose ndabishobora ubwo nyisi Amaji mu mwanya wamaze hano turi kumwe wabanye ibintu byinshi oya ibyo ni ibyawe god mba hano naba ndinganzo cyangwa umwinjira aruriyo firiti ntago mviyo rangaje mwana gadi we. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Hey channel, welcome to my guys. Tugiye kubereka ukuntu bateka ifiriti. Ase wajuvu yitize uracicika. None se kibivuze guys ayicano. Niko mvuze akirikira yahugo katasha kata duteke umva tugiye kubereka ukuntu bateka ibirayi ifiriti. Mishu nyimara kumuhereza ibirayi byarambwe ati nta nubwo uvana utabitetse. Ahubwo utanabiriye. Burarega guteka ni kimwe no kurya ni ikintu. Ushobora kubiteka ngabikwiyimo. Navuze rero ku mutima mwiza yanyeretse akampa ibirayi rwose kubera ko yibutse ko namutereye ibirayi mu murima wiwe akanzanira ibirayi. Nanjye navuze ati why not Amaji the Black yagenda atariye. Yes, tugiye guteka asunda Amaji reka ducana. Yes. Yes guys, come on to my channel. Ase navuze nabi man. Nabivuze navuze gute? Hi guys, welcome to my channel. Nari nyishimije no kujya mbikora ndagabanya nazimwe. Ariko ntaribi cyakoze mari. Ahantu bana hakunze. Subona ari heza. Ni heza. Imana yaje kumeza gira injirira neza. Haranu nakunze cyane. Amaji utashirisha mu byagenze gute? Hari iryoshye cyane. Mu rugo ariko uzi umuntu ukwakira kuri amavuta yitwa zahabu shiramo. Ariko ukunda kwamamaza ubuzahabu muzanye hano kwendiki. Ntamamaza se ntago. Ari byagenze gute no munsi. Ufite ibyishimo mwibyo mushumba ufite inka zihasha. Ubwo urashaka ndanayiteka. Rujama phone shop. Nabo wari guheza ndakuzi. Navuga B1 ngo nkunda kwamamaza. None ntamamaza. Okay, dushizemo amavuta mwabibonye. Ewana nje rero mana ndakukumba nta kintu nasigamo. Nahandi bisiga buto nago wabona ko kwisiga. Nukuri kw'Imana cyara nigeze kwisiga buto. Namamesa. Vuga ngo haleluya mena komesha asigaye yisiga amavuta meza. Utari kuvuga. Rero se genda jya kwamamaza amavuta ntazi. None se nayavuze. Ariko gusura bibona ko atari mukorogo. Oya nagare mu. Urabona ari kamukesha koko. Ako gatatu kanditseho nguki. Uheruka kurya ifiriti ryaye. Ariko mana asiga Amaji. Ubonye wanzaniye ibirayi rero ugira ngo ntago njya mbirya. Oya. Shafiriti rwose ndayihorera ntubona ariko n'umuntu uryarega bagaragara umudiho uva mu itako. Umudiho uva mu itako nako wambonye ukuntu mbana nabyibushye mbana narazanye ibintu byose. Kigali News Channel se ubona uri kuturyarya utana kuri subscribe. Kigali News Channel. Koko gute naba ntarakoze subscribe. Mbese nangwa ni wowe utanga ama comment utukana ngo ibi bintu by'ibigabo. Je mishu. Shana tukanye gadi yabibona. Kandi mwana reka nkubwire. Buriya nakoze subscribe kuri no channel naba ari wa muntu wanga iyo byavuye. Nyamwanga iyo byavuye uramuzi. Cyo kinyarwanda urakizi? Ndakizi. Ibaze ko njewe yaranyinkoreye aranampiningira
gute se ubwo ngubwo oya ariko abo bantu urabizi ko babaho abantu banyamwanga iyo byavuye yego babaho babaho kandi ni nabo benshi kurusha abanyamukundi iyo byavuye none se wajya uza kuntekera se basi mu ka weekend tugasangira ka weekend yewe ariko ntari bimwana none se none se ubu ngubu reka mubwire hari umuhanzi witwa Yoya Jamal Yoya Jamal uramuzi w'i Burundi shana urumva namuzi neza be rukundo erega nawe ubuza abakera se ari bwo kubw'ababirigi none se ko abari guteka mu bihugu byo hanze ngewe urumva ntashobora kugutekera bya mbere ni aya mavuta katari gushyata ikibazo se si iwawe ibyo ntibikorera none se niwanjye gute ndagira ngo utahe mwana utarara hano nta buriri bw'abashyitsi buhari utabone ino nzu ngo ni nini nta buriri bw'abashyitsi buba buhari kuba nahabyutse kuko baranjye nako kuba nahabyukiye oya rata mugabo wanjye w'ahazaza ntabwo amagiye rwose yigeze aryama nta busobanuro bagukeneye erega afite umugabo w'ahazaza my future husband aka gacano ni aka Kigali News Channel ariko amaji iyindi cyane iyoboye muri uno murwa ni iyihuza Amaji the Black Official njyewe ntabwo mishu nawe urimo mishu official nayo irimo mishu official irimo cyane yangira na gabura na gabura Amaji the Black Official iranagemura amaji none uzamara nk'iminsi ngaho unkoresha ikiganiro cy'ubuntu ngo mishu ngo sinakuzaniye ibirayi amaji nunkoresha ikiganiro uzajya unyishyura ibyo kumbwira ngo wanzaniye ibirayi nta birimo ibyo nagukoresheje byose ndakwishyura ntari mereza ikindi kirayi aho ngaho hajya none nibagiye ko ndi umuyede birayi ubonye imbaraga bisaba uhata ibirayi umuyede birayi ariko umwana uba ahantu ha fresh ariko urabona atari sawa tujye twemera imana si yagize neza ariko reba ahantu nza hakuzwamo B1 Gini nka Jampa urumva nkaba ntangiye gukukinga ukaba uje gukukinga ariko urabona ko njyewe ndi n'umutetsi wakamejeje twose mba nufite ibintu bya danje wabibonye akabanga ibintu byose biba birimo ewana hari icyo ubona cyabuze yaryo cyitwa imuzi iki rwose si ugwagirega koko utacyamamaza ni ketchup umuntu itavuga izina ryacyo ko ashaka kwamamaza noneho kuba yakwamamaza ntabwo ndi kumukira buri mwanya ari kuvuga kwamamaza turamamaza guys reka ibintu mbivuge ndeba muri kamera imbabura zanyu zigomba kwaka n'iziwacu zikaka mu mibiraka njye mbamamariza vugira ngo B1 nimero yanjye 078 666 7 urazibagiwe se ndazibagiwe 078 okay zamisho 078 nuguhita ukora ku rutsingo ukamamaza ngo hello nanjye nitaba hello tugahita twamamaza umugati ukaboneka ibirayi sha bya Kigali murabizi ko biba bihenze ariko ubu ngubu ngira ngo amavuta ntabwo arashya kamba tugiye gutestinga ashaka no rwuma rwawe ni rurerure apu ntabwo arashya amaji akurashonje uvuye ko ari siporo tumye sonze aho kuki ushaka abantu bamenya siporo z'umuntu uvuye gukora siporo zi ngororamubiri irabo yita up and down ubandangira no muntu hano ari hano kuri no etage hano bo Kigali News Channel mumeze mute murabona ko nakifatiyemo urumva ubu ngubu ndi kwitwa Chief ni ariko ndashaka uzasohokana amaji nyuma yuko wantuye ibirayi nkishima n'amavuta shaka uzasohokana ahantu reka ngusohokane nona ngwino mfata hano oya tubanze duteke se mbona n'abana basigare barya ndanze oya n'abana basigare bari kurya wowe mfata ngusohokane
God. agiye kunsohokana mu muryango. None se wigeze umbwira aho ushaka ko musohoka mu idirishya nyoreza ikindi kiraro. Cyangwa ugiye kuncisha mu idirishya. Rero ubuyede ndabona bwananiye. Ko ndi kwibagirwa. Nyoreza ikiraje. Niwe ntayamo mu mavuta. God. amavuta ntarashya Ubutaha ahubwo ubutaha azanzanira n'amagi uri kumva noneho duteke n'umureti urimo udufiriti babita special. se amaji Yego. mu ndirimbo zawe zose ufite ni nk'indirimbo umuntu ashobora kumva ari nko mu gikoni yamushyira muri mude nyine akumva agateka nyine bikagenda neza Kucyo yahiye mwana. Ngije okay tunaga pe kapera ya gifu. Ushaka kunyutsa. Majiburitse gatutayatse. Ayo meno utagira. Igifu. bodo agapera ku gito kumva mu gikoni byaba bimeze Shyiramo ingufu. Korera igifu. Shyiramo ingufu. No. niyo ndirimbo yawe umuntu yaririmba ari nko mu gikoni yashyiramo Igifu. Ikiga. Uretse. Tugiye kurekera yanyeze ibi ngibi. Ako na Gipfura yaruwe Ikigali rishyurwa. Iyo ngiyo. Nasa nk'umuntu aryamye ari nko mu buriri nyine ashaka nko kwibikira ari nk'akayi karirimbo keza kawe umuntu yakumva Ikiryaba neza. umwe yasinziriza umuntu Ndumva. yasinziriza Yamukebura. aho yamukangura Yamukangura ariko agakanguka nk'umugabo cyangwa agakanguka akangutse Yego. Hayi. Kuko hari ukuntu umuntu aba yasinziriye. Systeme Ngaho kinyuze ni mugifate. ni ikiryabarezi. Amafaranga ibirayi byacu cyara Ndi gushaka gukingura gutya. Okay. We. niyo story yigeze kukubaho mu gikoni isekeje Yewe ni nyinshi. nimba ari nk'ubugari watetse bukagupfana Yakombye umwuko sinamubonye se mu. Kamubwire story yambaye iransetse sibyo? Naratetse ari ubwa mbere nyine ngitekera kuri gaze. Menyereye amakara none nekeye kuri gaze nekaho umuceri kandi arifite abashyitsi. Urashirira urakuraka uri kumva kandi naguze ikiro kwa kundi ugura ikiro kuri boutique nibura nafite n'ubundi ngo mite nteka mita ndababurabuza dushiramo tuzikine duki mba ngiye kugura uwundi ndaza ndongera ndateka ariko je mva byaransekeje icyo gihe ese amaje nk'ubu ngo gutumye kuririmba mu bukwe babaririmbira ihe none Ntabwo nabya. yasubiramo amasambu uruhire ase ko ushaka uzandirimbira mu bukwe bwanjye amajini arega afite inzozi zo kubona umugabo Ura n'umugeni yaririmba. ni wowe uzambera umugabo ariko mwamwumvisha ibintu amajide buraka ari kunyemerera hano Nibikivuze. Nibikivuze. aravuze ngo umugeni yaririmba namwe musesengure ngo umugeni yaririmba umugeni n'imisho oya ndamubwiye ngo uzandirimbira mu bukwe uhese ngo umugeni yaririmba none se ubwo musesenguye mwebwe nk'abantu bakuru ndi kwikaga ko nkase ubwo rurakata Nubundi nagukase. Urumva? Wowe igihe watetse ni story bakisha arabeshya Uvuze ngo kigati. ni story isekeje wigeze kubaho mu bintu bijyanye no guteka no kurya no kugira Nuko nigeze guteka inyoni. Ikiboko ye. Urumva? Ateka. watetse inyoni ese mwana akamaji amaji nawe ari gukora accident y'ibirayi buri mwanya ngo watetse inyoni yigeze Wandazemo imbaraga. watetse matene niyo nyine watetse Oya matene ntabwo twayiteka. Iboko risandi umusure. ubwo nk'umuntu wari yisanze ntabwo yitaba Urumva niyo story yo guteka yambaye. iyi nyoni yari imeze idasa Yitwa igishonda. Oya Gabi, ni bya niko kera kuvuga dutetse. ni byambajije ariko bayita ariko sinakiriye bayita gute igishondanye abakizi barakizi cyitwa gute kiba kimeze gute urana hari ikibiribiri urakizi wowe bibiri biri mu murima wa Mubirigi igishonda rero nakimenyaho igishonda mwese ifiriti wayigizeho ukabona ahantu ukatira se kuri kutugira dutoya ngiye nkunda ibintu binini niza size buriya ngiye n'ukuri nayo ikintu gitoya nkunda ni ukuri ibintu byose binini nibyo nikundira
utuntu twa momo ziremereye ubuntu butoya wapi rwose aho ntabwo ari iwawe ibi nawe urabikata ntabwo ndi umucakara mwana ubwo nacyo ugiye guteka nanjye nkati unavuga n'amagambo menshi nk'ayo nanjye navuga yego sawa muyedeva yohana singohereza se isamaje dore urebe ruri kumbwa ruri kumuhi ndakumva ndi gutinya ko nikeba nizo nzara mwana ndashaka ko dufasha nyine ukatubwira nkabura nk'umuntu agiye nko mu kabari sibyo agiye nko kurya n'urugero oya kunywa B1G oya agiye kurya kuba kurya sibyo urumva abantu twese wowe nduri umuyisilamu ntabwo ujya ukarya akanusu ariko wenda kurya akanusu uri kumva n'akarori ko kabo yabwirwa n'iki koko ko ari akanusu umuhari oya ibyo ngibyo no biba bibi iyo ubizi ko ugiye kubikora nkana ni nko kurya isambusa kino cyuma kiraremereye ngiye gukoresha ka kazi twirirwa turya imbwa tutabizi tukabona umuntu bamufatanye mbwa mwiriwe murya amasambusa n'amabureri ibyo ari igihe ugize inyama se ugatekereza ko ari imbwa shari igihe mane urya inyama ukavuga ati ishobora kuba ari imbwa bigeze bikubaho ariko ngo iraryoha imbwa niko nabyumvishe none se nyine umuntu yavuga n'iki koko ko ari akanusu umucoma muhaye si wabonye se ari filime nigeze kureba umuntu ujya kurya akanusu agatwara umunzani ahubwo reka mbarabure mwa bagabo mwa bagore mwe umuntu ujya kuri busheri kujya kugura inyama ifi inyama z'inka izo mu nda akabona ziriho ikintu cyitwa njye ntabwo narya akabenza buretse barafu bakamupimira ku munzani ajya amenya ko yaguze inyama na barafu baba bamwogeje oye babara inusu muyede bagura inyama muyede we gira vuba urukundo bagura inyama bakamwongeza barafu none se inyama iri muri firigo barafu birapima njyewe nkora firigo urabizi ibyo ngibyo ariko nimba uguze inusu bagaterekaho kikaba ikiro barafu si uzayirya never akumva baba bakongeje aho kongezwa barafu urumva uyu mupapara aho kongezwa naringize ngo agira busheri urumva ni ukuvuga ngo umunzani upima buri kimwe upima inyama na barafu icyarimwe njyewe nigeze gufata ifi nyishyira mu mazi mani ashyushye barafu ivamo ifite ibiro 2 mani nsanga nguzi inusu bisu ni ibihe byo kurya bigora kubiteka cyangwa bitinda gusa ako rero wajyana yikebye numvisha utuzi tundiye tw'ubura amaje nawe umufashe umva ikintu hano uvuze kigora guteka kigora kugiteka hanyuma amaje aratubwiye itinda gushya ikintu nyine biterwa ariko n'uwo ari we wenda ahubwo cyangoye kuko ku bandi sinzi niba kigorana njye ikintu cyangoye kugiteka bwa mbere na mbere ni ifi narayitetse nteka nk'utetse inkoko cyangwa utetse izindi nyama iragenda irashyira uhanira mu isoko ahubwo ni wowe watinze kuyarura isi fi bayiteka iminota ingana shaka utunota duke pe nabonye ari duke ifi ntabwo iri ikomeye iba yoroshye umuyede yabyibagiwe reka mbyihesha ama nicyo gitinda gushya ikintu gitinda gushya ni dendo waraye oya wowe dendo iratinda kuki ari kuvuga mu nyama gusa reka ngo ndi inyama yawe wajya buriya ibishyimbo nabyo bitinda gushya ibishyimbo byarurana inzara bikagutera ikibazo utatekereza ni nk'ibiki nk'ibiki ubunyobwa amajyarya ubunyobwa bwinshi namwumvishe none se ntabwo wabibonye egoma wabyumvishe nyine rero se waraze kuneza abakunzi bacu ni ukuvuga ngo ubunyobwa ni mpaka bushye amajyarya ubunyobwa bwinshi wabibonye nyine kuko njyewe nabibonye ikindi kintu nabonye mbo kwakiriza urya cyane bandi bazubukura nanjye rwose nta kibazo bisho umuvundi mu banyemo nishoboye kugenda byiyongera umubano oya
se niba ndi kwemera nkaza guteka wa mugabo we ese ukantu gafasha icyo wambaye mu mutwe aka ngaka ni akantu mishu yampaye nyine kamara iki yavuga ko kamara iki kamara iki sinumvishe se kera nari nkazi kuri moto burya kamara iki mu guteka ubwika agapfukamunwa oya kitwaga akanoza suku aha mu gikoni rero kanoza yese mu gikoni rero imyotsi ntago yangera mu mutwe okay reka ngukosore sibyo n'ubundi abagore buri gihe cyose twimirijwe imbere tuba turi hejuru mu bicu ibyo byo ntuzajya aka kantu ikintu kamaze n'impamvu nakaguhaye nubwo ngiye ntabikoze neza imisatsi itagiyemo yose kadufasha n'ubundi nakanoza suku tu ugiye gura nakanoza suku gatuma imisatsi itajya mu biryo nk'umuntu ufite uruhara nk'uyu nguyu w'umunyamideli wo muri Genesis yitwa nka Franco hari ikintu kamufasha nawe ni hawe Franco ndagushuhuje ni hawe utuzi ku mutwe twajya uduki ariko noneho ngo ni utuzone muzi cy'amagi ayaya cyakoze ni hawe utuzi kujya mu mwanya nese bishu ni ukuvuga ngo agakingira k'imisatsi ishobora kujya mu biryo n'agakingiriza musatsi ako ubwanwa bugiyemo ntariho ubwanwa se erega buriya biragorana kubona umuntu yagira mu bwanwa hari ubwo uri kubonamo ubwo bwawe si ubwo habura na rumwe nyine reba neza umuntu aba afite utuntu tw'utumare nyine hari kasike abamotari bajya bambara zimeze gutyo urazizi ndazifata gutya na gutya zimeze gutya buriya size umuntu yajya ateka yambaye kugira ngo n'ubwanwa butaha oya ibi ngibi ariko ubutaha nzamuha agapfukamunwa afite ibyanwa byinshi amagi wabyumvishe nundebe icyuma mu karitasi ariko mana cyakoze mwana mishu ariko uri kumva urukundo ruri gutumbagira ni mayishu reka nkuhindurire ifiriti ese amagi umuntu ari kuvuga yari kagukunda n'uyu munsi ari umugore bagukunda ni umufana yakagukunda iki ngo umufana wambwiye ngo aramwemeraga ni umufana wambwiye ngo cyakoza imirongo iransesera nkumva ikinjira hehe oya uyu munsi wundi akamanje Debra uziko natangiye kugufana nkiba mu byaro nabibonye wisara nta bisobanuro byinshi bikenewe ariko disi turahuye duhuje urugwiro mbese ninjye mufana wari uri kuvuga akamanje nakababeshya oya umurezi nagiye kumufasha guhinga ibirayi umurezi yabigemuye bisho ni igihe cyo kurya uzi guteka ku buryo n'umugabo uzagushaka cyangwa se ushobora kubyumva rero nawe turazi n'ikindi misho ndamurongoye karabaye ahubwo ni bandongore mu ndongore ariko cya kintu uzi guteka oya ni bandongore nta kintu nazi guteka noneho mpiga icyo bita chakula pilau ndagukubita iyo bita pomme saute bayita pomme saute oya ahubwo ngiye nuko nabuze umugabo ndongorana ahubwo ibintu byose ndabishobora ubwo nyisimo amaji mu mwanya wamaze hano turi kumwe wabanye ibintu byinshi oya ibyo ni ibyawe gadi somaji mwana wa mureze ntukajya umbeshyera ngewe wari ibintu mvuze gira vuba sha rangiza iposho tujye kurya kuko hari umuntu wigeze kuvuga ngewe ndangiza sema bajya mureka kubabaza umuntu hari umuntu wigeze kuvuga ngo bano bantu baseriva mu maresitora no mu mahoteli ngo hari igihe akuzanira inkoko yego ku manywa yariye akawunga iyi ngo sha ni nayo mpamvu bihutira kwandurura ariko mani buriya bisigaye habona bimeze fresh barabirya bamwe oya ni ukuri kw'Imana yamenya ibiryo se ubwo wamenya inkoko wowe wamenya hari umuntu uza akarya agasenda baboye konye gadi tujye tuvugisha ukuri uri umuseriveri we wabimenya hari n'ababicyura mu ngo iwabo kubishyira abagore ati nguriye inkoko sheri
atariko nariyeho gato ati nariyeho gato nari mfite inzara yihutirwa atariko noneho yanabimuha agahita abanza gufata itama nta mugongo nkigira kunama ntabwo wawugira ntiwabibonye ariko wagira gute umugongo ese mishu amajigo gasaze bro mishu yo buriya nk'umwataka ushobora kwataka nk'umuntu nyine wa ntabwo ibyo uri kubibona umuntu yatatse koko yigaragaje ni nko wakwataka iminota ingahe amwataka mubaze iki ambaze iki nusenya urugo rwubatswe uno munsi oya kwangurisha kosha kora hano akubwengute nusenya urugo rwubatswe uno munsi rutaramara n'iminsi nshatse nakubwira ngo nkugure iwanjye ariko rero aho ngaho umugore yaba akurongora uko bisa nabyo ndetse ubu wari uzi ko nteka gutya ariko se wakasubira ibyo nyine shama jede bura aha ni ndongora nitunge iyo umufana arongoye umuhanzi kimwe nuko mu rusengero bavuga ngo nta mirongo y'umushumba iyo umufana arongoye umuhanzi aba yamwemeje ni nkuko nawe aba yamuririmba aba yamwemeje nyine mbaye rwese amadongo ariko iyo njyewe ndetse aho kana nyine ukumva gute kuba umuntu yariye imvange saa sita sibyo kanya akakuzanira inkoko kandi abakiriya baba bakeneye ngo aze ameze gutya agomba gusekanya ibyo bintu so ubwo biri fe cyangwa ari nubwo ashobora kwigurira ataramenya bibaho noneho uzarebe mu tubari twose cyangwa mu mahoteli ibiryo barya usanga iyo atari akawunga ni imvange umuceri abaye ni noheli ni bonane buriya abantu muri cyangwa seriveri murabizi njye nkora amafirigo iwanyu mu mahoteli mu marogi baba bafite firigo ariko akaba yareba ese misho yo uruka muri rogi ryari mbana walaye ugira ngo nijoro sinarindi yose noneho ni ku munsi gadi nawe rero niyitiraga winyiriraga nijoro nari nasuye abantu baho bahakorera baranakora barakora gadi kubera icyo ubashije icyo kibazo ariko mwana uzi buriya reka nkubwize ukuriga n'ababeshyi ujye ugafata amarogi wenda bakubwira ati nk'amarogi umaze kujyamo urumva bayakoremo etaje uhita uyituramo najya mu kageretse kagera nka hehera uramenya oya rudasenyuka ndabeshya ntuzajya ujya mu marogi icyo kibazo turaza kugikemura tugikemure wanshize amagosa amajigo wowe ari we wayakize n'urugo uyu munsi uraza ntabwo rumaze n'iminota nirumaze n'iminota 2 gadi Samaji uzi guteka igikoma jewe si ugufata amazi ugashyiramo ifu kirimo isukari cya sosoma ndabizi nabwo cya kinazi singo ntabwo nakwamamariza ibintu buretse gato gushyiramo niyo mpamvu rero bavuga ngo iyo mugiye inama n'Imana irabasanga oke ako guteka biragorana rero ukuntu mba nabizi ibyuya amazi ugira hirya nyine ntaza gukumura icyo kintu iya mbere ikaba irahiye okay amajide bra uno musi wabaye umupatina wa mishu yego uri kubyemera ndabyemera ariko n'uyu munsi gusa nuko kandi imvura yabaye n'uwiri joro imvura se nidahita urarara hehe mwana cyo mu mupatina ujya kunywa amazi ngomba kunywa amazi mwayafunze ngufungure mwanyereremo
burarega iyo umuntu atamenyereye ahantu utazi urabaza. nanjye ariko nakubaye hafi kabisa nk'umurwayi wajya ndakurwaje. tubona y'abarwayi se amajya arwaye Shamajya arwaye yaba arwaye se. wanteye se mukandanzu. ubwo se bari mukandanzugi cyane mukandanzugi kazi Imukandanzogera. Okay. Bimeze Rero birahiye. Wabibonye? cyakoze kiriya agatunguru hano Wagakase ngaha ruri iyo firiti. Ntabwo wagiye. mba hano naba ndi inganzo cyangwa umwinjira arura iyo firiti ntabwo wumva iyo rangaje mwana gadi we. ese mwinjira nako umukandanzugi se oya uravuze mbere ni umuki umwinjira oya inganzo inganzwa ni iki ababizi barabizi misho Inganzwa imeze nizacishwa abagabo. ese urumva mwe ngo ahita warura iyo firiti Mani irakwera z'inzara. kandi umunsi umwe Ntabwo ndi kubasha gukata fresh. bose mumaranye umwaka. ariko ijambo inganzwa si nko wavuga ngo ni nk'umurima uri hejuru y'isuka. Ariko abantu bamwazanye hano babasha kudufatira video. Abafite amagambo ese noneho. amaji kuba inganzwa hari cyose naribi Kuba inganzwa y'umugore ukunda hari iribi. naribi kabisa Twishyirire mutaza kunyotsa mu karitasi. ngaho ese hari inganzwa y'igitsina gore ibaho simbizi nzi y'igitsina gabo iba ibaho wumva se yabikora gute Umugore ntabwo aba inganzwa birushye. Aba ari indushyi. katavandushyu mo gaza ntabwo muyizimya se shyiramo agatunguru hano ese kagatunguru gafashe mu ifiriti igatecyo bita odera umuhumuro umuhumuro ko niyo umuntu amaze kukarya se n'ubundi agumana oda utangwaho amafaranga ako mishiyanije yitashe Ku kibuno. Nicaye he amaji? ngenda bizi Kuki se? aho wicaye urahazi. Nicaye kuri cya kimeza hariya turi muri pose cyagiye. Birashoboka ko ariyo mpamvu. ese ntabwo wamanagura Sama nabwiye amaji. Yego ko umva Manugura murezi. ntabwo hanaga Abase uba amaji turi guteretana none namwise umurezi ntagiye kunyanga abahu. ahubwo wewe wakomeye kabaye nako wabenze Urambenza amaji. Barega amaji the black ni G. ntabwo Ni niga. abagabo b'indabo tuzaserera Abagabo binda. umugore w'inyo n'umugabo b'inda. Okay ngira ngo ariko ndashaka kuzaguha gift ugira anniversaire ryacu Ejo. Ukubajije nejo. ndashaka kuzaguhereza ikintu cyitwa gift ya cake. Njye ntabwo ari surprise. Sure. Ejo ko nyifite. Isabukuru ndayifite. iyo keke se uza keke imeze bite Oya keke ngomba kumufata uwo wahaye uramuhaye. Yewe nukwikoza muri Milanova urumva nkahita mvuga nti boom. Ariko ikibazo ntabwo muvuga imyaka yanyu. Milanova se bakora iki Imyaka yanjye bakora rero. keke barigisha ibintu byose bigisha iki batanga n'akazi bro bagushakira akazi bigisha iki se muri ibintu bigendanye no guteka. Turi kuvanga umunyu wa muntu. Ko wikanze. Niba ubashaka uretse hamagara 0788459636. Abakameramani baragowe. Milanova barya gute? Milanova baramva baguhereza ko corona device byose mfite anniversaire muzabireba mishu ni mutama. Nejo mwana. Uziko umuntu arya akazana ibyuya bro. Nuko nyine uri iwawe Nabaze. aratutumba. So ubwo rero ikintu nababwira nuko Akimvura iraza amagize buraka hano do.
ese nizeye ko ntabwo nararamo hano icyumba cy'abashyitsi wara mu cyumba cy'abashyitsi ntabwo nararamo gira vuba bwa ngo wari uri izo firiti oya ese we wakwara ni uburinganire nari genda barazi ngacira nawe nibera ibyo ubona bigahita bigira ikintu bikwibutsa gikomeye akira bibaza n'umufasha telefone iri aha ntayishyira hasi ndetse siyanjye ibiryo mbona bikagira ikintu gikomeye bikwibutsa ni akabenzi kubera ko twakuze twebwe mu rugo iwacu akabenzi ari ikintu kizira ni haramu ariko nicyo biba binyibutsa kandi abajama banjye benshi baba bari gukora iki birirwa barya utubenzi wowe naho nyine arura turye turarira no mu gikoni n'ubundi igihe bipanu zikiza nyine nyereka mwese none warwisha mwana dusitoka rero neza ntabwo warurewa uwo mpaye ndamuhata uwo mpaye ndamuhata ntugire ngo wishwe n'inzara mu rugo rwa mishu murakoze cyane icyatanje ni uko mba ndi kurya ibiryo nazanye ariko barawe ngo nazanye ko nta dutunguru se washyize amaji tambira ariko ntabwo nkundana nawe urafushi nabonye aferi yawe sha urahamagarwa na nimero z'icyenda agiye gufuhira n'abantu mbitabe ndabwira ati murashaka iki kuri sheri wanjye w'uyu munsi umushyitsi wa musi ngiye kwitaba alo gadi usangire ba sha iyanjye reka mbe nyifashe akiri yawe nawe bari kumpamagara bakanzengereza kamera arongera zarawe kandi tuyishyiramo hano nese uzi ukuntu wishyuza mayoneze wakiriwe hano hano umusaza ati fungura bino bintu byawe ariko nababwira ahantu basanga ke ayogira gutya kandi mishu woce nishimye cyane ukuntu umunsi wacu wagenze anytime nzajya mpora ngusura nese mbura ko yaguye naguri burare twebwe dutega amamodoka cyangwa aha mese nibuka dana yashatse cyo kwitwaza rega imbeho ya buri gihe yarani ntabwo ari deka imaze uyu imbeho ya buri gihe nawe imaze ati kunzengereza tumutwikire ngira ngo muri kubibona uyu ni nde vuga Africa Youth Movement okay utavuga wo ngese umugongo kamera gose iyo haza nuko bigenza duhaga nabi yo umuntu ahagana nabi ngo babashatse kuvuga iki nibashimira mwiriro uba iyo mwiriro bishizemo ahita avamo aho ugiye kundenza umuryango ibyo biri mu muco okay bakunzi bacu mwadukurikiraga twatetse mwabibonye twanariye mwakoze gusangira natwe bura hari abantu batubonye bahita nabo bateka bahita bateka hari n'abatubonye batabifite babibuze imana iborohereze no kuri mu bibazo birashoboka ko ejo babibona kandi murakoze bashime ndabashimiye bakore subscribe hehe kuri Mishu official na subscribe hehe
kuri Mishu official honyine no kuri Ama-G The Black official no kuri Kigali News Channel vugira ngo Bombo Clap Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.